Yesu ashimwe inshuti zacu, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Christo. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose, aho muri kudukurikiranira, aho ngaho mwicaye, abari mu nzira bagenda, abari muri za offices zabo, abari ku meza, abari mu mamodoka yabo mugenda, mwese tubifurije amahoro y'Imana, uburinzi bw'Imana yacu bugendane namwe aho mugiye hose, kandi amahoro ya Christo akomeza aganze mu buzima bwanyu. Turashima Imana cyane ko yongeye kuduhereza kano kanya kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Uko rero mumaze kubimenyera, iki ni ikiganiro twise tumenye Bibiliya cyangwa se twige Bibiliya, aho tugenda dusobanura ijambo ry'Imana, dusobanura ibyanditswe bitandukanye kugira ngo tumenye icyo Imana yashakaga kuvugana n'itorero ryayo binyuze mu ijambo ry'Imana, kandi tubashe no kumenya muri iki gihe cyacu ese icyo cyanditswe kiratwigisha iki cyangwa se n'iki dukwiye kwiga binyuze muri icyo cyanditswe muri iki gihe cyacu. Abefeso igice cya 6:13 haravuga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso. Amen. Umurongo uzwi abashumba bagiye bigisha, aba apostles, aba bishops, pastors bagiye bigisha iri jambo bakarisobanura, kandi ndatekereza rwose ko atari ubwa mbere iri jambo uryumvishije. Rero nizeye yuko byanze bikunze iri jambo rigiye kugira icyo rihindura mu buzima bwawe, uko ukomeza kuritega amatwi, uko ukomeza kuryizera, uko ukomeza kurikurikira. Hari imbaraga z'Imana ziri bube ziza ku buzima bwawe, kandi ziri buze guhindura byinshi mu mibereho yawe ya buri munsi. Hanyuma rero Imana kuvuga ngo twambare intwaro zose z'Imana, ni kigaragaza yuko mu isi y'umubiri ibyo tubona hari icyo biba bishushanya mu biba mu isi y'umwuka. Mu isi y'umubiri harimo intambara zifatika, mu isi y'umubiri harimo intambara zica abantu, mu isi y'umubiri harimo intambara zituma abantu bamwe bahinduka imfubyi, mu isi y'umubiri haberamo intambara zituma abantu babura ababyeyi babo, abandi bakabura abana babo, abana bakabura ababyeyi, abashakanye bakaburana, bamwe bagapfakara. Intambara zo mu isi zirahari, kandi rwose zagiye zigira n'ingaruka ku bantu benshi, ndetse birashoboka yuko nawe udukurikiye muri aya masaha hari ingaruka zakugezeho zitewe n'intambara. Ariko none hano mu Befeso arashaka kuvuga intambara zo mu mwuka. Bavandimwe, hari intambara zo mu mwuka, kandi izo ntambara turazirwana buri munsi. Ngo iyo umaze kwemera Christo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, icyo gihe uba wishoye mu rugamba rwo guhora uhanganye n'umwanzi. Umwanzi uba wiyemeje gutangira kurwana nawe nta wundi ni Satani. Muri isi y'umwuka harimo imbaraga z'umwijima zirwanya itorero rya Christo, imbaraga z'umwijima zirwanya abera b'Imana, imbaraga z'umwijima zirwanya buri muntu wese wizera Christo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ukimara kwakira Christo uba wiyemeje gutangira urugamba. Iyo rero utarebye neza ushobora kugwa ku rugamba, umwanzi ashobora kukwica, ugasanga umuntu yamaze gupfa mu buryo bw'umwuka. Satani yaramwangije, Satani yaramwishe. Burya iyo umuntu yakiriye Kristo nyuma akongera akihagana Kristo aba apfuye, Satani aba amwishe. Iyo umuntu yari umurokore nyuma ukabona atangiye kwiyahuza ibiyobyabwenge aba yarapfuye, Satani aba yaramurashe akamwica. Iyo umuntu yahoze ari umuvugabutumwa, ari umukozi w'Imana, ari umuririmbyi, ari umunyamasengesho, ari umuramyi mwiza, ari afite impano zitandukanye akoresha mu itorero rya Kristo, uwo muntu byari bizwi ko ari umukozi w'Imana, nyuma wazamureba ukabona yarahindutse, bya bintu yakoraga yarabiretse, wa Kristo yajyaga ahamya yaramuretse, asiga ahamya ibindi bitari Imana. Uwo muntu umwanzi aba yaramwishe. Iyo rero niyo ntego ya Satani. Intego ye nyamukuru ni ugufata ba bandi bizeye Kristo, akabavana kuri Kristo akabasubiza
akabasubiza mu isi, akabasubiza mu kwihakana Imana. Ibyo bemeye bakongera bakabyihakana. Iyo niyo ntego ya Satani. Rero intwaro Imana yavuze ngo nimwambare intwaro zose z'Imana. Izo ntwaro zose turaza kuzivugaho, ariko izo ntwaro impamvu Imana yavuze ngo tuzambare ni ukugira ngo tubashe guhangana na Satani, ni ukugira ngo tubashe guhangana n'imyambi iyo wa mubi, ni ukugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe, kugira ngo niduterwa umwanzi asange turi maso, asange turinzwe, asange dukomeye, asange tutanyeganyega, asange twarashinze imizi, asange twarakomeye ku byo twizeye, asange turi mu mwanya wo kutabasha kwihakana Imana yacu. Kibabaje cyane nuko abantu benshi bemeye Christo nyuma barongera baramwihakana, bakamwihakanisha ibikorwa byabo, bakamwihakanisha gusubira ku byo bavuyemo, bakamwihakanisha gusubira mu busambanyi kandi bari baraburetse, bakamwihakanisha gusubira mu by'ubwenge kandi bari barabiretse, bakamwihakanisha imirimo yabo ya buri munsi, ibikorwa byabo bya buri munsi. Ibi akaba ari byo bigaragaza ko bihakanye Christo. Uwo muntu rero ugera ku rwego rwo kumwihakana kandi yari yaramwizeye, ni ikimenyetso cy'uko urugamba rwamunaniye, intwaro z'Imana ntiyarazambaye, bituma umwanzi amuca urwaho aramwica. Ubwo abantu benshi bagenda ariko barapfuye mu mwuka. Reka dufate urugero rwa mbere. Hari urugero twagenderaho ruri muri Samueli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Hano hagaragaza inkuru ya Goliath na Dawidi. Umwami yaragiye ku rugamba, Dawidi bakuru be bari baragiye ku rugamba, arangije ajya kubagemurira aho intambara ibera. Abafilisitiya bari ku musozi hakurya, Abisirayeli bari ku musozi hakuno, ariko ngo mu Bafilisitiya habaga umugabo witwaga Goliath. Niwe mwanzi w'itorero ry'Imana, niwe mwanzi w'abarokore, niwe mwanzi w'abizera, niwe mwanzi w'abanyamasengesho, niwe mwanzi w'abavugabutumwa, niwe mwanzi w'abapasiteri n'abaririmbyi, niwe mwanzi w'umuntu wese wamaze kujya ku mugaragaro akatuza akanwa ke avuga ati ngewe mbaye umwana w'Imana, nakiriye Christo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Uwo muntu wese akimara kurahira iyo indahiro, akimara kwakira Christo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, aba amaze kwideklara nk'umurwanyi, nk'umusirikari ugiye ku rugamba kandi yemeje kurwana na Satani. Kwambara intwaro zose z'Imana nicyo kizadushoboza guhagarara tudatsinzwe, nubwo imyambi yaza, nubwo intambara zaza, nubwo twakena, nubwo twabura akazi, nubwo twagorwa n'ubukode, nubwo twaba mu buzima bugoye.